ijambo ngiye kugusohozamo cyatse kukubwira ngo muri iyi minsi igoye cyangwa se muri iyi minsi idasanzwe Imana igukorera ikintu kidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Iyo niyo ndamukanye bahaye kuri Hinduka Official. Mbifurije kugubwa neza muri iki kiganiro. Tatse kuvuga iki rero, uwasenze rimwe muri iyi minsi nasenge kabiri, uwasenze kabiri muri iyi minsi usenge gatatu, kubera iki bihe byarahindutse kandi umwaka turimo uragoye cyane. Iyo turi gusenga twamaramaje iravuga ngo nzakugirira neza, intambara zikomeye nzabana nawe, urugo rwasenyutse nzakubakira, yarangiza ikakubwira ngo aho ubona bikomeye umbaza inzira nzakwereka icyerekezo. Yes, bakunzi ba Hinduka Official turabasuhuje, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda mu mahanga wumva ikinyarwanda, turagusuhuje cyane kandi reka tugushimira wowe udahwema gukurikira ibiganiro byo kuri Hinduka Official, kandi tugushimira wowe wafashe umwanya wawe ugakanda ahantu handitse subscribe ukadushyigikira, tukatugenda tuba umuryango mugari. Yego, kandi turi umuntu aba yifuza gutera intambwe imwe yegera imbere apana gusubira inyuma. Niyo mpamvu nkwinginze nawe uri kureba iki kiganiro ubwo bwa mbere utarayikandaho kugira ngo uyikande udushyigikire. Yego, ngero giriwe ubuntu bwo kuyobora iki kiganiro, nitwa Hatumimana Concorde. Imbere ya kamera turi kumwe n'umutumirwa ariwe nyirurugo uyemeje kuganga uyu munsi atuganirize, niwe muyobozi wa Hinduka Official. Eka tumuhe ikaze. Murakoze cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabasuhuje, mbifuriza amahoro y'Imana cyangwa se no kugubwa neza muri iyi minsi duhagazemo. Hanyuma ijambo ngiye kugusohozamo cyatse kukubwira ngo muri iyi minsi igoye cyangwa se muri iyi minsi idasanzwe Imana igukorera ikintu kidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Iyo niyo ndamukanye bahaye kuri Hinduka Official. Mbifurije kugubwa neza muri iki kiganiro. Hari abantu bashobora kuba basanzwe bagukurikira barakuza amazina, baranzi cyane amazina ni yaya. Ariko ubonye bwa mbere ati se mana yanjye umuyobozi wa Hinduka Official yitwa nde? Umbonye bwa mbere amazina n'ubundi ntago ajya hinduka, ni Mukeshimana Julienne mu karere ka Burera niho ndi, ariko kavukire ni mu karere ka Rwamagana umurenge wa Karenge. Ndabakunda rero, abakunzi banye ndabakunda, n'uwari usanzwe atanzi nawe ndamukunda. Yego, nk'abana b'Imana kaze rero kuri Hinduka Official. Wakoze subscribe, share, comment, ndabashimiye. Dukomeze kudushigikira, dukomeze kwaguka no kwagura ubwami bw'Imana. Natwe tuzabigororerwa, nawe uzabigororerwa. Imana tubanze dusenge. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana itwitaho uko bweye nuko bwije, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimye ko waturinze ukarinda ubwoko bwawe. Hari abadukurikiye nabo warabarinze, hari udukurikiye afite ikibazo cy'uburwayi, hari abadukurikiye afite ikibazo cy'ideni, hari udukurikiye afite ikibazo cy'imibereho cyangwa se y'ubuzima, ariko ibyo byose urabizi, waravuze ngo tutaravuga ubuzi ibyo dukeneye. Abo bose mbazanye imbere y'amaso yo kwera kubizi kuruta uko tubazi. Ngaho nyemerera nabo ubiteho, twebwe twese ubane natwe, tugiye gukora ikiganiro ubane natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Julienne, turi tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Nagisubije inyuma meza ngahe 2026. Uyu mwaka wawutangiye uti? Kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu nako turi kugana mu mpera zako. Mpera za turi kuwe mundi nukuvuga ngo turi kugana mu kwezi kwa kane. Ariko naho turawukandagiramo, ariko biri hafi. Ariko mfite icyizere ko turawukandagiramo. Hanyuma uyu mwaka wambere uyu mwaka mwiza utanasanzwe. Yego, uyu mwaka usikuru nasoje neza buriya 2025 wasoje neza. 2025 nasoje neza. Impamvu nasoje neza, abandi basoje umwaka babuza ababo bari gushyingura, abandi basoza umwaka bakoze impanuka, abandi basoza umwaka bari mu kabari. Yego, ariko impamvu ngiye wangendekeye neza, nasoje umwaka ari mu masengesho y'imisi 3. Nundi ngutangira nyarimo. Ese nukuvuga ngo umwaka twawusoje turi mu masengesho y'imisi 3, tunatangira undi tunayarimo. Aya kubahombya akanyama Julienne. Nago nagahombye kubera ko urumva ko umwaka warangiye saa za nijoro. Saa za nijoro tukinjira muri wa mwaka mushya, n'ubundi duhita dusoza iki amasengesho. Kubera ko icyo twashakaga yari yakiduhaye. Aribwo ndibuka uwo munsi turi gusoza amasengesho, hari ikintu Imana yavuganye natwe. Iratubwira ngo guhera uyu mwaka 2026, 2027, 2028 ni imyaka ikomeye cyane. Irabanga ariko umuntu wasenze izamugirira neza. Turibaza ngo byagenda bite. Atubwira ngo uyu mwaka uzabamo impfu zitunguranye zikomeye, impfu zidasanzwe. Atubwira ngo abantu bazashingura mu gitondo sita no ku mugoroba barambirwe. Iratubwira ngo ariko umuntu wasenze by'ukuri izamurwanirira, izanamuhisha.
iratubwira ngo kandi iyi myaka kari imyaka 3 ni imyaka ikomeye irimo ibyorezo bikomeye. Bikomeye cyane. Imana yatubwiye ibintu byinshi. Mbese sinzaga umukecuru njya nkunda kumva kuri radio vanga karadiyo kanje kaba ku musego. Ubundi cyambere na amakuru. Rero iyi myaka duhagazemo cyangwa uyu mwaka duhagazemo tufitiye amakuru. Tufitiye amakuru tufitiye amakuru y'uyu mwaka utangira ndetse unasoza. Rero amakuru ya mbere nari mfite nayo ngayo. Waba udukurikiye amakuru utari uyafite, ariko mu nzira ugenda ujye uvuga ngo mana bimeze biti. Uharanire no kumenya niba Imana ikwemera. Mu nzira ugenda uharanire kwiyeza kweza ubugingo bwawe, kuko amagare yarahari kandi aradutegereje muri uyu mwaka. Wagenda ugaruka, wagenda ntugaruke. Bishatse kuvuga iki rero? Uwasenze rimwe muri iyi minsi nasenge kabiri. Uwasenze kabiri muri iyi minsi usenge gatatu. Kubera ikibihe byarahindutse kandi umwaka turimo uragoye cyane. Yego. Nibikubwiye ngo abantu bagiye kuzahamba kuzashyingura barambirwe, urumva ni ikintu kiba gikomeye. Ukakubwira ngo uyu mwaka ugiye kubamo impanuka zitandukanye, kuko uyu mwaka dusoje habonetsemo impanuka nyinshi, habonekamo ibibazo byinshi, ariko iyi myaka yo tugiye kwinjiramo ni imyaka iruhije cyane. Rangije iratubwira ngo igihe kirageze, kuko ibyo bintu najyaga mbyumva kera ndi mutoya nkumva bitazabaho. Umuntu uzigeze aduhanurira mu rusengero mfite imyaka 10-11 aravanga igihe kizagera umubyeyi yihakana umwana yabyaye, ngigihe kizagera umwana yihakana umubyeyi, nkumva bitazashoboka. Ariko Imana natunguye nuko Imana yongeye kubitubwira uwo munsi. Yego. Yatubwira ngo iyi minsi ni minsi iruhije, aho umubyeyi ari kwihakana umwana n'umwana akihakana mama we. Ni ibintu bikomeye. Rangira vanga ari kuzaba muri we izamugirira neza. Amen. Hanyuma nawe udukurikiye utarasobanukirwa imbaraga z'Imana, nta handi ubuhungiro buri, nta naho wabushakira usibye kuri Yesu. Ni umara agahinda agatanga amahoro tutahawe n'abagabo, agatanga amahoro tutahawe n'abagore twashatse, agatanga amahoro tutahawe n'imiryango, amahoro tutahawe n'amafaranga. Imana itanga amahoro. Yego. Iyo ngeze ngo mpita mvuga ngo amafaranga ufite wowe udukurikiye cyangwa wowe turi kumwe kuri Hinduka Official, ntaga amafaranga yatuma ujya kuvugana n'Imana ngo ikubwire ko izakugirira neza. Ntaga amafaranga cyangwa se umugore washatse yatuma ujya kuvugana n'Imana ngo Imana ikubwire ngo ejo uzaba iki ngiki cyangwa ejo bizagenda bito. Oya, ariko iyo turi gusenga twamaramaje iravuga ngo nzakugirira neza, intambara zikomeye nzabana nawe, urugo rwasenyutse nzakubakira. Yarangiza ikakubwira ngo aho ubona bikomeye umbaze inzira nzakwereka icyerekezo. Amafaranga se yakubwira azakwereka icyerekezo. Hari aho tugera amafaranga akananirwa, hari naho tugera n'imibyago ikavata, ari ku bundi uyu nguye aho twamurwarije byararambiranye, aho bigeze nabagagire gute yifashe. Ariko Imana ntigirambirwa. Ikintu nkundira Imana ni kimwe gusa, ikintu nyikundira ntago igirambirwa. Kabiri ni kubwira ngo ti Julienne, nubwo ufite ikibazo kiniki, uyu munsi mfite konje nzakora ejo kuwa kanga. Oya, cyangwa ikubwira ati uyu munsi nananiwe nzakora ejo naruhutse. Ahubwo navuze ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera, mvugira ngo amen. Amen. Rero bishatse kuvuga iki rero? Asenga Imana nta kintu na kimwe urebyeho, usenga Imana nta kintu na kimwe wubatseho. Uvuga uharanira kwanga ese Mana muri iyi minsi iruhije cyangwa se muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi ikomereye buri muntu wese, ngewe meze mpagaze mu ruhe ruhande? Ese ni ikihe kikiri ngomba kuvamo, ni ikihe kikiri ngomba kwinjiramo? Nta kabuza Imana izakugirira neza. Haleluya. Iminsi turimo iragoye, ntabwo ari iyo kudamarara. Yego. Ariko ndashimira Imana rata kitajya dutererana, ahubwo iyo tuyitabaje yo iradutabara. Yego. Umuntu wamutabaza akakubwira ati uyu munsi ntabwo mpari, akakubwira ati nzaboneka kwa gatanu cyangwa ryari, ariko Imana ntabwo iguha randevu. Nukuri. Icyo yavuze no kugikora igira gute irazikora. Nimba yarakubwiye ngo uzabyara baroga bataroga uzabyara, nimba yarakubwiye ngo uzashaka bazirika baroga bakora ibiki uzashaka, nimba yarakubwiye ngo uzaba mu nzu yawe uve mu bukode, inzira zose byavamo bakugambanira ukava mu kazi wabura icyerekezo, umugore yaguta kubera ubukene, uzubaka urugo kandi rukomeye kubera iki ni Imana yavuganye nawe. Nyongeza mpita mvuga ngo Imana y'amahoro idafida kiranirwa ikirisha ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. Iri jambo rumva abanyabwenge. Yego.
mabaswa ubwo twe byaducana natwe Imana iradusobanurira neza hari ubwo twize ariko Imana iradusobanurira birashoboka ko wize ariko kubera ko iri jambo atari iryawe ntubyumve. yego ubundi ijambo ryose tuvuga suko tuba tuzi ko bari buyumve suko tunaba tuzi ko bose ari bubafashe. Ushobora gukora iki kiganiro kigafashamo abantu babiri bonyine ariko nari mvuze ngo ikirisha ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. yego wakwibaza ngo iryo jambo ritekereje igihe kingana iki cyangwa se ni impamvu ki warivuze. impamvu Imana ibikora gutyo ifata umuswa nka Julienne nje imbere y'Imana ndi umuswa. Birashoboka we kundeba nk'umuntu ukomeye cyangwa se nk'umuntu usubwenge ariko imbere y'Imana waba wariza amashuri angana gute nawe uri umuswa. Yarangiza ikabana umuswa nka Julienne nta zindi nzira bizacamo kugira avugane n'umunyamahanga cyangwa se ngabwirize kuri iyi kamera. Imana igakora mu bumana bwayo ikavuga ati uyu nawe namugira umwana wanjye cyangwa se umuvuga buto kugira ngo azagera aha ngaha. Kandi birashoboka ko ye wize amashuri ariko ukaba waza kwicara kuri iyi kamera ntugire icyo ugira gute ico uvuga cyane pe. niyo mpamvu Imana ikirisha ibinyantege nke rero igakoza isoni ibinyembaraga. Abari bazi ko ati nge mvuga uruzungu mvuga icyongereza mvuga ibiki akumva ko wowe utabivuga ariko Imana ifite imbaraga uzi ko natwe tutize tuvuga indimi tukazisemura kandi umuntu wize atanazivuga muteye ubwoba. umuntu wese ntiyazivuga ariko Imana ikangirira icyizere nawe udukurikiye Imana ikakugirira nta buryarya Imana itugirira neza itarebye ku miryango. nukuri buriya rimwe Imana yigeze kumbwira irambwira ngo Julienne nzakugirira neza. yego irangiye insezeranya n'amazu uko Imana igisezeranya irambwira ngo nzaguha amazu meza cyane. ndangiye mitanekereza ubu Imana impaye inzu yubatse numva ntanyurwa ndagiye ndayibwira ntekereza ko icyo gihe twari turi mu buvumo ndagiye ndayibwira ni koko inzu yimpaye byarushaho kuba byiza ariko byaba byiza cyane umpaye amafaranga n'ikibanza inzu nkayiyubakira. uzi kwiyubakira rata hari igihe ugura inzu ugasanga n'ukuntu imeze ugasanga uko babipimye wowe si kubishaka ukaba ushaka yuko saro na saramanje biba binini abanyamasengesho nibaza gusenga bazabona aho bicara none ugasanga iyo uguze ni duto ariko mu gihe ufite ikibanza n'amafaranga ukabyipimira ukora ibyo ushaka. ndagiye ribwira ngo twumvikane turi abantu babiri bonyine ni koko n'inzu yubatse nayeme ariko akarusho nuko wampa amafaranga n'ikibanza nkazayiyubakira. ndagiye navuga namenye uko nkata icyumba cyanjye uko ngishaka namenye uko kiramo icyumba cy'abanyamasengesho uko mbishaka ndetse ndavuga ati hahandi kwa Bidodoma hatari hagaragara bari bazi ko nta mukobwa wavayo ngashaka mu rugo rwiza bari bazi ko nta musore wavayo ngashaka umugore mwiza kubera amateka y'iwanyu bakurebeye mu mateka y'iwanyu cyangwa se bakurebera muri karande z'iwanyu. icyo nicyo cyatumye nsaba Imana icyo kintu ndavuga ngo nimba barandebeye mu mateka y'iwacu Imana impaye ivyo ngibyo amateka yahinduka. bishatse kuvuga iki nimba wari uwo kwa Bidodoma Imana igahindura amateka utangira kwitwa boss kandi wari insuzugurwa utangira kwitwa mabuja kandi wari insuzugurwa. Imana itugirire neza rero niyo mpamvu nasabye icyo kintu ndavuga ati uko biri kose Imana ibikoze hari ukuntu Imana ijya yica iperereza bazi ko urapfa uyu munsi Imana ikavuga ati nkongeye imyaka yo kuba umurozi akakuroga azi kurapfa mu gitondo ukamutanga kubyuka akabwira ati ariko waramutse ute kandi yarategereje ko bamuhamagara. ndangije ndavuga ati ibyo bintu binkoreye bizarushaho kuba byiza kubera bari bazi ko bidashoboka ariko birashobotse utari uzi ko namuhakaze anyise boss cyangwa se mabuja. bishatse kuvuga iki rero je ntago abanzi banjye mbifuriza ngo bapfe ahubwo barame barebe kugira neza kw'Imana. abari bazi ko iyo nzu uzapfa ntacyo wimariye abone nawe uri kumukoresha mbese niyo mpamvu navuze ngo Imana ikirisha ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. iyo Imana igiye kubikora rero babandi bari bafite amafaranga ibashira mu cyiciro wari urimo turaho se inzu yarabonetse cyatuba cyategereje ngenda cyategereje inzu ariko nzi neza ko inzu nzayubaka kubera kiravuze ngo icyo tuzasaba twizeye izakiduha. nukuri rero ntago ari uko nabifurije ngo bapfe ahubwo iyo bigenze gutyo hari igihe bahindura izina nawe udukurikiye hagira ibintu Imana ihindura
bahindura izina bari witwa insuzugurwa, bari bazi ko nta kazi, bazi ko ari wowe uzapfira mu kiyede nawe ukagira abayede. Rero nahise mvuga ati rero umuntu wafashe kuri Julienne ijambo akamugendana igihe kirekire ntabwo mwifurije ngo apfe, ubwo azaba umuyede, abandi baba bafundi, abandi ariko mana yanjye nabata abandi ningura imodoka bazaba abashoferi banjye, abandi bazatwara abana banjye ku ishuri. Yego. Sinzi niba narifuje nabi. Ariko Imana impaye inzu yubatse ntago yaba yubatse plan nk'iyo nshaka, ariko kubera ko yabinsezeranije izanabiyemo, yavuze izama amafaranga ngura ikibanza, uyibuza n'umwenjeniyere yipime neza uko cyane rwose. Yavuze ngo ibyo tuzasaba twizeye tuzabihabwa. Nanjye narabisabye kuko nari mbyizeye kandi birakunda. Julie, ibyo warabisabye uracyategereje? Narabisabye kandi nacyategereje. Hari ibindi Mana yigeze igusezeranya warangiza nyine iri kubikubwira ukavuga ati ko Mana uzabikore gutya, ubu bikaba byarasohoye? Byinshi cyane, ahubwo Imana iri mu kazi. Tubwire nka 2 jours. Ubundi anasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ni wizera umwami nk'umukiza wawe bizakurutira kwizera umwana w'umuntu. Yego. Bishatse kuvuga iki? Byashoboka ko hari igihe tugeramo ugahamagara umuntu akakubwira ngo ni nimero kompozi kandi nimero yawe yarayifite, akaba bize ku buzima bwawe, kavuga ati uyu twamufashije igihe kirekire ariko igihe kirageze ngo tumukureho amaboko. Ariko turashimira yera itadukuraho amaboko, ahubwo iravuga ngo iyo bagutaye iragutoragura. Yego. Imana yansezeranyije byinshi. Imana yansezeranyije kujya mu bihugu byo hanze bitandukanye, sina kimwe gusa. Yansezeranyije kujya mu bihugu bitandukanye. Ndagiye ndayibwira niki cyanyemeza ko ibyo bihugu Julienne nzabikandagira. Imana irambwira ngo mu nzira zirenga 1000 ariyo nacamo nkagutabara, kandi koko ndabizi. Ubundi mpita nkunda kuvuga ngo nahatari inzira ari mu kwayo, ntago Imana yabura inzira kugira ngo ngere mu mahanga. Nukuri. Igihe kigeze ndabwira ngo nkeneye ikimenyetso cyuko binyereka ko nagira mu bihugu byo wahanga. Nanjye kirambwira ngo ikimenyetso nakigwaye kihuse. Wari uzi ko yabimbwiye nk'uyu munsi ari kwa gatandatu, kundi wa gatandatu ngahita mbona passport. Ubu yibitseho. Ubu ngubu nyibitseho. Uza abantu bayirukankaho bakayibura. Noneho ibaze none wambaza ngo yaciye mu zihe nzira. Byari ibintu bigoye kandi bikomeye. Yego. Njye nagiye gushaka passport ntazi n'ukuntu ndi buvuge. Nubwo nagiye kugisha inama kuko ni papa wari ubivuze, kandi papa ni uyobora nabo bayobozi bose baduha izo passport. Ndangije ngendera ku ijambo nyiri ijambo ari yagize gute yari yavuze. Mageze abandi bavanga nkeneye passport yo kujya gusura ahantu runaka cyangwa ngiye nivugira ko ari yivuga butumwa. Yego. Kandi ngivuga butumwa ujya kuzana ibyemezo ni nk'iby'indege. Batigenda mushumba genda mu rwego rwa hana baguha ibyangombwa. Wize theology nsanga theology ntayo nagize gute ntayo neza. Ariko ngendera ku ijambo nyijambo ari yavuganye nanjye. Yavuga ngo ni ngiye ugize gute ubikoze. Yego. Abati genda uzagaruke. Ngarutse bati se wize theology ati wapi? Genda ADPR gw'icyangombwa. Wahera hese insengero zinafunze. Mburi cyerekezo. Ndagije ndagenda arayigira ati ariko waranyeneshije ko amafaranga none namaze kwishura. Ndagije ndagenda mbwira umufande ndabwira byibuze wampaye amafaranga yanjye passport yanyu bakayiguma. Ko atara afite buntu kiswayishyuye kwirembo. Harangije arambwira ati uko biri kose nago dusubiza ahubwo uzana ibyangombwa hanyuma utuzanire n'ibyangombwa byabo bantu zabo ugiye gusura hehe muri icyo gihugu. Yego. Nditegereza ndavuga ati se Imana yansezeranyije ibihugu byinshi nzamenya ari he. Imana irangije irambwira ngo tuza ndaje mbyikorere. Zahenze ari mu masaa 9. Irambwira ngo mu gitondo haguruka ugende ndi Imana iragendana nawe. Haleluya. Ndangije ndiransanga ati wapi. Mageze ibintu bankoreye baravuga ati dushingiye uyu muntu dusanzwe tubona hano namanza tubwira ikibazo kimugenza ambwira fande ibundi dupfiki. Uzimana yo kugabije umuntu iramukugabiza kandi mukubahana. Yego. Harangije arambwira ni iki kikugenza ndamubwira ati kuva mu kwezi kunuko cyaka passport byaranze none se ukora iki ngende umuvuga butumwa. Ntago nigeze mpindura ijambo navuze ngende umuvuga butumwa uzajya kuvuga cyakujya mu mahanga atandukanye. None yivuga ikintu cyacanze yaramagiye ngo ahantu hambere uzajya ni mpita nivugira Tanzania kandi Tanzania muri ico gihe hari intambara.
muri za mvururu z'amatora hafi bari mu matora urumva byari bikaze bari kwigaragambya noneho arambwira Tanzania hati ubwo ngubwo we birapfuye harangira avata ariko se ubundi email yawe ni iyi ntagenda bambwira arangira asanga ngo nihinduka official asanze arinduka ngo nihinduka iki ndabati nihinduka official ashize muri mashini asanga ubwo yibereyeho cyane urabati se uyu ni wahite ninjye ati se wanse ntinagusengera ahubwo nibyari bimeze nabi bikagenda neza ambwira ngo Imana yaramungabije Imana yaramukugabije Imana irangije iramungabira hari ukuntu Imana igiteturura abantu ikakwereka ko iguteture kandi igashiraho agapfukamunwa nukuri harangije arambwira ati nsengera turi mu office turasenga Imana irambwira ati mubwira ibi nibi ku itariki iyi ubundi ndangije ndabimanuka kuko marayika yari yavuganye karagendana nanjye agira bati kandi utaragerayo ndaba nahageze irangije iramungabiza wese igeze na mu rugo rw'irarungabiza ndangije ndamubwira arangira bati ariko ufite imyaka ingahe uramubwiye nanjye nabwira ati mfite imyaka ini ariko se Julienne bavuganaga nawe ahubwo yaguhanze ikakucira muri aka kazurimo ariyo nanjye yangejeje ahangaha niyivuganye nawe haleluya arangije arambwira ati ariko Julienne ubundi wanyemerera ukama nimero ya telefone yawe yagiye nabwira ati nimero irahari rwose ati susengere ese naguzi ko insengero bazifunze ati se nta nabantu na hamwe ujye ugira wihengeka ntaho kwihengeka nago habura no mu rugo ndihengeka nkasenga ati nshaka kuzasengana nawe ati ro guhera kakanya kubera ko arivuga butumugiyemo ntegetswe guhita ngokorera passport haleluya nahise nuzura umwuka ako kanya shiti zanjye nukuri pe yankoreye pasiporo wibuke ko hari abantu barenga 100 ariko mu bantu barenga 100 hari harimo bari kuvuga indimi zitandukanye ngiye nanatekereza n'amashuri nize ngasanga nayo usibye Imana iduhisha ikavuga ngo nitubeho batari babishaka ikatugabura bari bazi ko tutararya nukuri kw'Imana atari Imana ntago tuba tugihari nukuri irangije bigenza neza iramungabiza mu bantu barenga 100 abandi hari abandi bari bafite n'abasemuzi bavuga uruzungu neza naho ngiye ndi kuvuga n'ikinyarwanda ntanazi neza ariko Imana iremerera mu ngabiza ntago Imana ireba amashuri cyangwa amafaranga cyangwa ahuvuka ahubwo ico yanditse ku buzima bw'umuntu iba yaracyanditse ubundi iyo ngize mpita mvuga ngo mu kibazo dufite cyangwa se mu mibereho ya buri munsi tugira abakereza amasezerano yacu ariko ntago dufite abakuraho Imana yavuganye natwe abo kuyatinza barahari ariko nta muntu ukuraho Imana yavuganye nawe ngiye kigeze muri babana 100 ati nshingiye uburyo runaka amaze igihe kirekire akurikirana ikintu kiniki niwe muntu wa mbere tugomba guha service akabona passport yego nese nuzura umukana avuga ati ariko Mana urashoboye ntekereza ibintu byose bambazaga nisanga nta na kimwe mbazaniye birangira bagize gute bayimpaye uzi ibintu nakoze nyimara kuyibona niba narateze drone simbizi nago nanjye nzi uburyo najemo numvaga ko bari bunkurikire bakamamagara bati twibeshye bati twibeshye garuka dukosore ariko rata turashimira yera ko yari yavuganye ko iragendana nanjye n'uyu munsi kagendana nanjye kandi nahagera ngasanga yahantanze gakora n'iby'ubutwari ibi natuma bamenya ko no gusenga bizira umumaro bituma bamenya ko hari Imana ikivuga bituma bamenya ko hari Imana izikora ndavuga ngo Imana iranzi birashoboka ko bari mu kazi runaka ukumva ko Imana itakuzi wandikiwe randevu runaka yo kujya kuburana ikintu runaka ariko ukiri mu kazi warangiza ukumva Imana irabivuze kandi kagakobwa k'Irodobari kakaba ariko kaza kubikubwira ariko Imana izikurinda kandi Imana irashoboye rero Imana yarabyemeye uwo munsi biraba nukuri Imana uzukuntu muri iyi minsi ndi kubanga Imana iri gutemera kokora igatemeka na kokora byose Imana iri gutemera kokora iri kwicikana kizo bishatse kuvuga iki ntago iri kuvuga ngo nzakugira neza ngo muri uriya mwaka wapi Imana iri kugenderanya nta kuzagaruka inyuma nibikubwiye ngo ndakoze ni ndakoze ahubwo webwiye ngo irakoze isuzuma umutima wawe nusanga nta kigukira ubanze uvuye ngo nakira umwami nk'umukiza wanjye kukagiye gukorera muri nge nta kabuza Imana irakugirira neza uyu munsi muri iyi minsi Imana iri gukora iby'ubutware birashoboka ko abantu bamaze igihe kirekire ati n'iby'abahanuzi n'ibyiki ariko uyu munsi ntango bikiri iby'abahanuzi Imana iri kuvuga iranakora yego haleluya rero Imana iri mu kazi
ibyo byose kubivuga birashoboka ko waba udukurikiye uri mu kiciri runaka, birashoboka ko waba udukurikiye uri mu buzima bw'amanegeka runaka, ariko nari nshatse kukubwira ko nta buzima Imana itahindura. Nubwo intambara zaboneka, nubwo ibyago n'amakuba zaboneka, nubwo abakurwanya baboneka, nubwo ishari ryaboneka, ariko nta gikuraho umugambi w'Imana, nta gikuraho ko Imana yavuganye nawe. Ahubwo icyambere ni ukwizera Imana, ukizera icyo yavuganye nawe, hanyuma igihe cyagera ukabata Imana, aha naha turi mu isi duhura na byinshi, jya unyezereza ubugingo. Haleluya. Ubundi mpita mvuga ati password ni ukwihana ukizera, ubundi Imana ikaza muri wowe igasobanura ibyari byaranze gusobanuka ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Tugiye kwiyumvira ijambo ry'Imana. Reka ninjyobe ikiganiro nzigenda bikubwire. Nari nihutishije. Nubwo ari iwawe kuri channel yawe, ariko ninjye uyoboye. Ubu ni wowe uyoboye. Ubishatse nakubwira ngo ndabyemeye. Ubu nanjye nabyemeye. Cyangwa ubwira ngo pfukama. Ariko ntanapfukama. Ntanapfukama, ariko uzi ko ari igihe ugiye gusenga Imana ikakubwira ngo umva mwana wanjye, icyifuzo ujyanya kireke, ahubwo sengera runaka, cyangwa se sengera iki gihugu, cyangwa se sengera umuntu uri mu bitaro umeze gutya na gutya, kandi nawe waburaye uri kuba Mana ibyo kurya, Mana nderera abana, Mana gira irangije ikakubwira ngo ibyo byose byirengagiza, ahubwo sengera runaka. Yego. Kandi ukabikora cyane rwose. Nanjye nyubaha. Rero nawe ndakubashye, ntabwo tukiri abacu ngo twigere. Umuntu umwe yaramamagara arambwira ngo ariko jire ngo buriya ngo ahantu bari bakubona urakaye. Ariko nanjye ntabwo ndabona ikibazo yagize ngo ntabwo arabona naraka. Ngo tubona nagahe gatoya, ariko mu gahe gatoya tumaranye ntabwo ndabona urakaye. Sinakubwiye ko mfite impano yo guseka? Yego. Narakubwiye ngo mfite impano yo guseka kubera ko guseka zavuye kure. Warambwiye. Byavuye kure. Hanyuma igihe kizaza rero nzababwira impamvu guseka byari byaranze. Yego. Nidusubira uzanyibutse muri comment. Yego. Nzakubwira impamvu guseka byavuye kure. Aho guseka byavuye. Aho guseka byavuye. Nge ubundi abantu bahita bavuga ngo nari umurakari. Ari umurakare none uri umusetsi. Nari umurakare none ubu ndaseka rwose Mana. Nshoboye no guseka nahera mu gitondo nseka nkageza ku mugoroba. Wowe bitari gufasha rero wihangane, nanjye nuko nisanze. Julien, tukugana ku musozo w'iki kiganiro. Yes. Sije tugiye gukora. Yego. Kugira ngo ufate abantu batatu. Ushimira. Shimira. Bagize icyo bagukorera mu buzima bwawe pe. Batatu. Abantu batatu gusa. Ewe. Tuzacumbukura nta kiganiro cyo. Ubwo abandi nzabashimira mu gihe kizaza. Yego. Ubwo tugiye guhera kuri batatu. Ni batatu boye. Yego. Ubu ngusabye batatu. Uzi umuntu wa mbere nashimira? Ni umuntu wamfashe kubona pasiporo. Yego. Ahari ni umuntu w'umugabo nawe yiyumva. Yego. Ahantu ari hose ntago mvuze ngo ari mu gihugu runaka, nawe aranzi nanjye ndamuzi, ariko nshatse kumubwira ko Julienne mukunda, kandi bitari ibyo ku munwa gusa ahubwo bimvuye mu mutima, bindi ku mutima. Ndagushimiye cyane n'Imana yo mu ijuru ibyumve. Uyu muntu yamfashe mu bintu bikomeye. Pasiporo ni ikintu kiba kigoye, ariko yanyerekaga n'inzira bicamo. Nanjye nabwira ati biri kwanga, nanjye nabwira ati ibyo niba biri kwanga twaca no mu zindi nzira ariko bigakunda. Ariko ndamushimiye bivuye ku mutima. Imana iguha umugisha. Uwa kabiri nashimira rero ni umubyeyi nawe uri muri Amerika, amuvuge guki. Yankoreye surprise kuri Noheli. Yego. Ka Noheli sha. Arya yarashize. Kuri Noheli nari ndyamye numva ntari muri ntago nkunda gutembera bura kuri Noheli. Nanjye. Arampamagara ati Julienne ati bite ni byiza. Amakuru se ni meza. Naragukunze. Ati none kubera ko nagukunze uvuga Imana neza. Yego. Nanjye nabwira nti ibyo ni byankondiye. Haya bango nshingiye ukungana n'ibyo uvuga Imana neza. Haleluya. Murakoze cyane. Ati rero kubera ibyo byose nabonye nshaka kuguha Noheli. Haleluya. Nago nshatse kuvuga ngo yamaye Noheli y'ibiki, ariko wumve ko yamaye Noheli. Yaguhaye Noheli. Yankoreye surprise nawe ndagushimiye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nunabona iki kiganiro uzavati Julienne andi ku mutima. Ni umubyeyi wanjye ndamukunda ndanamwubaha. Hanyuma no ku cyifuzo cyawe twe turi gusenga ngo Imana imuhe ibyangombwa by'igihugu arimo. Yarari gushaka. Imana yo mu ijuru ibiguhe nta kintu na kimwe igize gute irebyeho. Nshatse kukubwira ngo ntago nabyibagiwe ahubwo ndacyabizirikana, turacyabihama magarago bize nge nawe turi kumwe. Gatatu wa gatatu nshimiye. Umuntu wa gatatu nshimiye ari mu Rwanda. Ni n'umusirikare.
ndamushimiye ko kuri Severance yego kuri Severance nawe yarayimpaye ntago twari turi kumwe ko ntarambona na live anzi kuri telefone ariko ahantu ari hose ari mu kazi ndamushimiye ndawe Imana y'amahoro imuhumugisha kandi mwifurije kugira ngo Imana y'amahoro izamwubakira urugo rwiza yego bishatse kuvuga iti suka ari umusore ariko ubuzima bwose arimo Imana igitanga amahirwe ya kabiri bikagira gute bikemera mwifurije amahirwe ya kabiri kandi azagira umumaro kuri wowe rero nawe ndagushimiye aho uri Julienne aragukunda yes si batatu gusangiye yego nakubaje batatu kuko ibiganiro byacu nakagaruka sibyo Julienne turi kumwe tuzakora n'ibindi tuzashimira benshi kandi uzabwira n'abantu ukuntu wewe warabaye umurakare aho byavuye ukaba mfite impano yo guseka ukaba uri umusetsi ubu ngubu ubundi nari umurakare none ubu ngubu mfite impano yo guseka yego reka tubarayikira ikindi kiganiro tuzakora azabisobanura neza ibiganiro byacu nakagaruka dusoreje aha ngaha Imana y'amahoro ibahe